Burya ijambo ni nk'inkota ityaye amugi yombi. Iyo nkota ikaba ishobora gusogota, ikaba yanakiza, ikanakoreshwa mu gukiza ndetse no gutabara benshi. Ijambo rishobora kuguca intege, rigatuma uva ku izima, rigatuma ureka inzozi zawe kandi wari kuzigeraho. Ijambo rirasenya ndetse rikaba rishobora no kubaka, rikubaka byinshi bishoboka. Burya ijambo ni ikintu umuntu atapfa kumenya imiterere yacyo ndetse n'uburyo wagikoresha mu buryo bwiza kandi bunoze, ku buryo bwagufasha buri gihe guhora utsinda ndetse n'inzozi zawe. Ariko burya ijambo iyo urikoresheje neza ndetse ukarikoresha mu buryo bwiza, rishobora kugeza ku ntsinzi ndetse no ku kintu cyose umuntu atatekereza ko wageraho nk'umuntu. Niba mu gihe wumva wacitse intege, mu gihe wumva wowe utakaje icyizere cy'ubuzima, mu gihe wumva hari abantu baguca intege, abantu bakujomba ibikwasi, jya uzirikana iyi nkuru y'ibikeri bine. Dore uko iyi nkuru yagenze, biragufasha kuyumva neza ndetse no kuyisobanukirwa no kumenya uburyo washyira mu buzima bwawe. Ibikeri bine byarimo byitemberera. Ibyo bikeri byari amashuti, ari amahomi nk'uko bajya babivuga. Birimo bitembera binezerewe, birimo bigenda biseka, biza kugera ahantu bibiri muri byo mu mwobo. Icyo gihe byari bigeze mu gashyamba, ariko biza kugwa mu mwobo bitabizi, kwa kundi abantu baba bagendana, ariko abantu bamwe bakagira ibyago bakaza guhura n'abisitaza. Ibyo bikeri bibiri byaguye mu mwobo, bigwamo hasi cyane, hanyuma bigerageza gushaka uburyo byazamuka, ibindi bikeri bibiha kuraje kugira ngo birebe ko byazamuka, ariko biranga, kuko uwo mwobo wari muremure cyane kandi wasaga naho unyerera, ku buryo byateraga ijanja kugira ngo bizamuke, ariko bikanga, ndetse bikanisimbiza kwa kundi bikeri bisimbuka, ariko bigakomeza kwanga. Birakomeza biragerageza, ariko biranga burundu, ahubwo bya bikeri bibiri byari bisigaye hejuru bitangira kubica intege, bibwira biti ubwo muri mu biki koko kubona ko uyu mwobo udashobora kuwuzamuka. Ati ubundi mwarekeye aho mukareka ko mukava ku izima, mukemera urupfu rwaje, dore ko nta kundi inshuti zanjye, nta kundi mwabigenza, uyu mwobo ni muremure kandi natwe nta kintu twabafasha. Kugerageza ni ukwimara imbaraga z'ubusa, ndetse n'umuntu ugasanga apfuye yabanje kugira gukomereka no kugira no kwangiza umubiri we, agerageza gusimbuka, ariko bimunanira akikubita hasi mu mwobo nanone. Mubirekeraho, murekeraho, ntibishoboka. Ibyo bikeri byakomeje kubica intege bya bindi byaguye mu mwobo, ku buryo kimwe muri byo cyagezeho cyumva koko kidakwiye gukomeza kurwana ngo kirebe ko cyava mu mwobo. Gicika intege, kibwira kigenzi cyacyo kiti reka turekere twakire urupfu rwaje, ndabona rwose nta herezo ry'ubuzima bwacu, tugomba kwemera urupfu rwaje rwose. Cyaremeye rwose, cyo kirakira ubwo buzima bwo kuba kitari gukora ibishoboka byose kugira ngo kive mu mwobo. Ariko ikindi cyaranze ntikiva ku izima kandi nticyacika intege, gikomeza umuhati wo kugerageza kuva mu mwobo. Cya kindi cyemeye kwemera ko cyatsinzwe kandi kitaragerageza kuva mu mwobo, cyaragiye kiriryamira hasi, kiza kwemera urwaje maze kiripfira. Ariko cya kindi cyo gikomeza kugerageza ko kirebe ko cyava mu mwobo, kiragerageza mpaka umunsi urira, undi ukurikiyeho mu gitondo cya kare cyaragerageje. Ubwo ni ukuvuga ngo cyagerageje umunsi n'igice, cyaragerageje bwa nyuma kiza kuva mu mwobo kigera hejuru. Kigeze hejuru, babandi bya bikeri bindi bibiri byabacaga intege biratangara cyane, biti koko wabigenje ute, ubigenje ute kugira ngo ube mu mwobo? Cya gikeri kindi kiti nakomeje kubitegereza nkabona murimo gutera hejuru, ati sinumvaga ibyo muvuga kuko amatwi yanjye nterimo akora neza, ati sinzi ikibazo nagize nkigwa muri uriya mwobo, numvaga ntabumva neza, ariko uko byagendaga kose natekerezaga ko muri kumpa kuraje yo kugira ngo nkomeze kurwana, ko nshobora kugera ku ntsinzi ndetse nkava muri uriya mwobo. Ati na mugenzi wanjye ibyo yavugaga sinabyumvaga, ati ariko kubw'amahirwe make we nabonye yapfuye, ati ariko njye nagerageje, none kubera imbaraga mwanteraga zo kumpa kuraje, none nagerageje mvuye muri uyu mwobo. Ariko burya cya gikeri impamvu cyavuye mu mwobo ni uko cyakomeje umuhate nticyacika intege kandi nticyumva ayo magambo bigenzi byabo byavugaga. Burya mu buzima abantu baguca intege, iyo wumvise amagambo yabo ukumvira ibyo bakubwira, bya bigambo by'urucantege ndetse na za nama z'urucantege, burya ushobora gucika intege ukava ku izima, ukareka kugera ku nzozi zawe. Burya baho ugerageza kandi wikumva amagambo
Jya uha intego yawe agaciro kurusha amagambo yose wakumva, kandi jya utumberera intumbero yawe ugomba kuruta byose. Icyo wiyemeje mpaka uzajya ugera ukigezeho, uzajya uhagarara uko ukigezeho. Ntugacibwe intege n'ikintu icyo ari cyo cyose gituruka hanze y'ubuzima bwawe, yaba amagambo, byaba n'ibikorwa bindi bishobora kuguca intege. Burya amagambo yo ni mabi cyane kuko aracengera akagera no ku marangamutima yacu, ariko burya nayo ntukayaha umwanya. Mu gihe amagambo ubona bakubwira arimo kuguca intege, arimo kukwereka ko inzozi zawe ushobora kuzigeraho mu buryo bukugoye, jya uyima amatwi, ahubwo wige uburyo bwo kunoza uburyo wagera ku nzozi zawe vuba. Burya amagambo uyahaye umwanya mu buzima bwawe, ukumva abantu baguca intege, ukumva amagambo akunegura, agusebya n'andi yose ukayaha umwanya, burya biragoye ko wabaho ufite ubuzima bwishimye cyangwa ubuzima unezerewe. Wabaho uharakarira abandi, urwara umujinya, ubatwa n'umujinya kubera abandi bakuvuga, cyangwa ukabaho mu buzima bwawe usa n'indakare. Ariko nuyima umwanya, ukumva ko ayo magambo nta kintu yaguhinduraho mu migambi yawe ndetse no mu miterere yawe, uzabaho rwose uri umuntu utsinda, kandi nta kabuza ikintu cyose uziyemeza uzakigeraho. Burya kwiyemeza nibyo bintu bitangira ibintu byose, kandi buryo iyo ugerageje nta kabuza ntucike intege, ugera ku ntsinzi n'ibyo wifuza kugeraho. Mugire ubuzima bwiza.